ngo hagera muri miliyoni 500. Ari abantu bafite amafaranga pe. Umugabo nyiri Foruza yitwa ndari yitwa nyiri Foruza komane Nyagasani yabaye miliyoni zisaga 100 none ikintu yabahaye kuri 500 yabemereye sonorisation yaseze ebyiri zikurikiyeho kandi bambwiye ko sonorisation muri Stade Amahoro ari miliyoni 10. Hari n'umuntu witanze miliyoni 2 kuri sezo kugeza ubuzima bwe bwose. Ari umuntu wambwiye buri mwaka ari umuntu wambwiye arambwira ati rero buriya wowe ibintu bya Reyo arambwira ati nshobora kuguha amazina 5 ya Reyo arambwira ati nshobora kuguha amazina 5 y'abantu b'abakire b'abareyo nzi ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi bashyira agafaranga muri APR. Urumva no muri la soirée rero muri la fundraising ararimo abareyo ariko bashyizemo ubwatsi bwinshi urumva muri equipe ya APR nuko ejo afande chairman yatubwiye ko yari gara y'intare nkuru intare nkuru ngo zarateranye zikora biriya umusanzu batanze bazawuha mutera nkunga mukuru wa APR we Minadef nigomba kugena uko azakoresha miliyoni 500 ikubitiro ubwo nabonye na president wa APR basketball nawe yaritanze benshi bavuga miliyoni 500 ariko baguriye n'abafana wa Forza yitwa Eric Rutayisire yego watanze mu miliyoni 100 nemera sonorisation yaseze ebyiri zikurikiye cyane muri Toro de Rwanda twatunyurana mariko y'umurebye n'icyuma barimo n'icyogajuru imodoka agendamo bari ibindi ariko ngo baguriye n'abafana 4,000 amatike kuzagaragara ku munsi wa APR na kumusingera abahizi na Pade n'amaso umukino ufungura igikorwa cyiza bavuze ko bazanitabira Sekafa Kagame Cup bayititaye kubakira basaba bari muri national bazatwara equipe zabihari y'abaki bakeneye kumenyerana ndetse n'abashiremo n'abatoya hanyuma banavuga kandi ko ino mikino ya uko bazayikina impamvu batazakina ikipe ya Vipers yategereje abakinyi bayo bari muri Shani ngo nayizaze undi Vipers yari yasabye umukino wa gicuti na Azam noneho Azam iravuga ati se mwese tugahurira i Kigali bazakina rero hano Kigali impamvu Azam yarayihageze nayo yahageze bagomba kuzahurira hano i Kigali intera bayiziri gusoza ubwo bazakina ikipe ya Pade na Moscow munsi ejo saa 9 Pade na Moscow zahita igenda ayo iracyari muri gahunda zayo zo kwitegura ASEC Mimoza banavuze kandi kubijyanye na no gukomeza kwitegura imikino itandukanye nabwo banavuye ko basabye ko imikino yabo yakwimurwa kwera yego rira tangazo rya equipe ya APR nabonye no ku mbuga nkoranyambaga zayo rwose baragiye babimenyesha abantu ko imikino igomba kwigizwa inyuma ariko ahangaha biraza bigahura cyane n'ibintu byari byavuzwe kandi koko nibyo itangazo baravuga bati impinduka amatariki y'imikino ya CAF Champions League yigijwe inyuma ukino manza uzaduhuza na Pyramids uzakina tariki 28 Nzeri mu gihe umukino wo kwishyura uzakina tariki 4 Ukwakira kwa 10 Tour za mu kwa 10 mu gihe gito abakunzi bacu bazamenyeshwa ikibuga kizakinirwaho umukino tuzakirira mu rugo n'izo mpinduka zabaye muri equipe ya APR byatewe na championnat y'isi na championnat y'isi y'amagare itangazo rya ministeri hariyo n'irya ministeri no mujyi wa Kigali cyane police mujyi wa Kigali nizo nzego zose mujyi wa Kigali ministeri RDB na police imihanda n'amashuri y'i Kigali azaba afunze muri icyo gihe cyane kubera ingendo ntabwo zizaba zikorwa mu buryo bworoshye Asakse biratangaje cyane abafana ba PRFC baramaze imyaka myinshi benshi bafite icyifuzo cy'uko bazajya bafasha ikipe yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi onye ko abake bajyaga babashinja ati mwebwe muri abafana gusa nta kintu mukora ariko igikorwa cya mbere bahawe amahirwe yo gufasha equipe bakahita bakusanya miliyoni 500 mu minsi itambutse barimo bakusanya miliyoni 40 byaragoranye abakeba twavugaga ari amafaranga abafana ba PRFC ariya twibukije abantu miliyoni 500 Axel n'amafaranga menshi cyane ari miliyoni 100 zatanzwe na Forza na boss Eric Rutayisire anemera sonorisation yasezegeze kuri kiyo urumva abakunzi ba PRFC cyo bakora abandi batanze harimo Muref Richard usanzwe ari umuyobozi wa equipe ya APR basket yemereye APR kuzaha miliyoni 50 hanyuma hari boss yitwa Jacques Rusirari ntago umumuzi Rusirari ubwo zimaze kwishyura 50 niwe boss wa Meki
urumva ni kapu urumva yemeye murefu gato bura murefu ngo nubwo ayobora basket ngakunda football kurusha basket cyane muri rusange no mu sportif asa wa muhungu we asigaye akina wohe wa muhungu we wakinaga basket sinzi ahantu ageze ubu ngubu nuko baza umuntu akumva hanyuma harimo abandi bakunzi ba Peri 50 zivuye mu bantu babiri ubwo 50 za murefu 50 za rusirari zibaye desi hanyuma harimo agera kuri miliyoni usibye abakandi harimo n'abandi bakunzi ba Peri bitanze bityo aboneka agera kuri miliyoni 418 mu buryo bufatika arumva kandi ubwo ngubwo ngo igikorwa kizahoraho bazana n'intare ntoya ubwo na mu fan club nabo bazashyiramo uburyo ukuntu bazajya bakusanya fan club nazo zigire uruhare ariko ngo ntabwo zigera cy'akanyenyeri ntabwo ari ikipe y'akanyenyeri afande rwose abikomojeho agatsana ngo turi ikipe y'akanyenyeri bajya babikora muri ubu buryo ariko icyo nabonye cyiza kirimo nuko babifungura n'abandi bafana bafite icyo cyifuzo bahuriye mu yandi ma fan club bagiye babikora gutya PRFC yagitangira na bije nziza ushobora no kwifasha ku isoko kuba iremereye kurushaho abakinnyi tekereza ko yashyiramo nubwo babahenze ariko abafana babigizemo uruhare hari icyo byongera hanyuma Irene mugende kuvuga iyi gahunda ubu turebera uburyo abantu bazakomeza kugura amatike kuri APR ubwo twibutsa ko APR ku munsi w'ejo izakina na Power Dynamos ku isaha y'isa 9 kugira ngo match barayicumye kugira ngo irangire abantu bajye kureba Man United no match isa 9 Radio Rwanda yego saba tuyikora kuri Radio Rwanda nzande kumwe na Sami turi kumwe ku munsi w'ejo saa 9 twagezeho match ya APR na Power Dynamos abantu ni bagore akanyenyeri 6 kabiri akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego cyangwa se bace kuri tki.anc.event yes ubwo ejo APR na Power Dynamos kuwa kabiri w'icyumweru gitaha APR izongera ikine na AS Kigali kuri Pele Stadium kuwa kane bakira cyumweru izamaruka mu kibuga na Polisi derby nyota derby umutekano kabisa APR na Polisi kwa kane Polisi yarigambye irakomeye irakomeye n'ubu rwose APR no kuzaza bikandagira match zabiryoshye cyane kwa kane hanyuma ku cyumweru tariki 24 APR zasoza ikina na Azam yo mu gihugu cyo muri Tanzania umukino ubere kuri stade Amahoro hariya i Remera ubwo abafana ba PRFC ku munsi w'ejo Rayon Sport twabonye yananiwe kuyuzuza ntago yuzuye stade harimo nk'ibihumbi 35 nko twahoze tugereranya nkuko bari bicaye ejo abafana ba PRFC ko kwinjira ari 3,000 3,000 50 20 ndetse aho reka mihorere reka mvuge mu 3,000 mvuge no mu 20 wenda no mu 50 abafana ba PRFC bo nibura barakosora ba Rayon Sport bategerejwe n'umunsi wabo simbizi ndabona bidashyushye ko bari kugura amagerageza gusa ariko bakaba banatwereka statistiques z'abamaze kugura ndabona bidashyushye uko bimeze ejo chairman yatubwiye ko nubundi bayemera ko bari bo bafite abafana benshi reka tubirebe ku munsi w'ejo ariko mobilisation bari kugerageza wabita super manager maze iminsi rwose yidoga avuga ati twebwe turaza gukora ibintu bidasanzwe na Tony abantu nyine team ya communication urabona ko bariho bagerageza ariko ikiza kuva kongeramo dukuze nabonye bishobora kuba byarazanyemo ikintu gikomeye cyane biratanga ariko si ngombwa rega n'abafana ba APR gusa kuko match ziryoshye ni match zikomeye mu by'ukuri n'abandi ba sportif muri rusange rega iyo umunyamahanga abonye stade Amahoro yambaye ubusa batarareba ba Memeri Dao seka APR gusa seka abantu bose abakunzi b'umupira muze tujye abantu benshi baratarareba ba Memeri Dao batazi ukuntu watarakina tumurebe ku Mahoro turebe ko Mahoro kuri iri ambiance nabonye umuntu yitwa watarakunda ambiance kwe kuri ambiance bafasa bameze nk'abakongomani bakunda ambiance cyane nazo nk'abakongomani ari abantu bari kure kwa Terima mbona wagira ngo bose bafite ababyeyi bamwe ariko se ndabona imusanze habira ka match ka gicuti mukura UPDF ya match yo kwishyira aho imwe y'igisirikare cya Uganda na division ya byaragiye bite kari kuba ubu ngubu iri kuba barimo ubu barimo hariya kubworoherane abantu bari musanze bajye kwireba ahubwo ni match nabonye gicuti ya Mukura igiye gukina Mukura Gasogi hari na match ya Kiyovu na Visicyo ni imikino ya gicuti abantu hanyuma Gorira igiye i Bugande yego Gorira igiye gukina i Bugande rwose Gorira igiye muri match amike kari i Bugande
bazakina na ekipe ya Vipers kuri 19 na 21 kuri St Mary's Gitende. Hanyuma ku itariki 23 bafite match ariko bafite amakipe ari kuganira ashobora kuza ntabwo araboneka ikonfirm. Ariko bafite match ku itariki 19 na 21 kuri St Mary's Gitende. Yego. Ariya kwa Vipers. Yes. Ubwo abatoza match yamukurana Gasogi ni saa 9 n'igice kuri Kigali Pele Stadium. Ashobora kubanzamo Kiyovu nabonye ari sangahe? Koko yamukorana Gasogi ni saa 9 n'igice. Kona Kiyovu irimo. Kiyovu na Viziyo. Abantu baza kujya kwirebera match